Kosora mu kibuga ukoza amabara kuva Kigali nambarara amacenga ukosoye abana faya faya tamba tamba tambagira wowe jugumira genda gake nitwe tuzi iby'uyu mupira abe oye soja oye turi target ku mupira faya faya tamba tamba tambagira wowe jugumira genda gake nitwe tuzi iby'uyu mupira Kigali hejuru Rubavu hejuru Musanze hejuru Muhanga hejuru twakomeje igitaramo aho twakomeje kubataramira tukaba rero tugeze ku ndirimbo za APRFC. Indirimbo za APRFC rero ni nyinshi cyane, tumaje kugira nk'indirimbo 30. Hari nyinshi cyane zikiri muri studio, hari nyinshi cyane zitarasohoka ziri kwa producer. No kuvuga ngo rero ikintu tugiye gukora, ngiye kubereka show muri iki gitaramo aho ngiye kubabyinira indirimbo ya APR. Nimara kubyina indirimbo ya APR ndahita mbwira Murekatete nawe abereke impano, namara kubereka impano nanjye nze guhita ngaruka mbereka indirimbo ya Gasogi United, indirimbo zigera nko kuri 20 twasohoye, harimo n'iziri muri studio. Ni nayo mpamvu twabwira abafana ba APR, harimo abashaka kudushyigikira, abashaka kudutera inkunga, kuko abashaka kudutera ingabo mu bitugu. Hari indirimbo tutarasohora zikiri muri studio, hari indirimbo za Reyo, iza APR, iza Gasogi, iza Kiyovu n'izindi zandi makipe agiye atandukanye, yaba iz'amakipe yo hanze. Ni nyinshi cyane rero, ariko rero hari indirimbo za APR zikiri hanze, hari indirimbo za APR tutarasohora hanze. Nk'abafana rero ba APR ku mutima bashaka kudushyigikira ku giceri 50 yonyine wadutera ingabo mu bitugu. Ushobora no gushyira harenze 50 wenda bitewe n'uburyo ushaka gushyigikira impano zacu. Hari indirimbo nyinshi cyane rero ziri kwa producer. Izo ndirimbo nyinshi udufashije tukazishyira hanze, nawe waba utugiriye neza. Urero ushobora no kutwohereza igiceri 50 kuri nimero ya 078 52 13 54, kuri nimero ya 078 52 13 54. Ibaruyeho Emmanuel Dusayimana. Ushaka kugira ngo dufashe n'izi ndirimbo ziri muri studio zitarasohoka, nazo tukabona uko tuzisohora, tukazikorera ama video, ukadushyirira akantu kuri Momo, Uwiteka yaguha umugisha. Reka dutangire rero na show yacu. Reka mbanze mbabyinire ku ndirimbo nshyashya ya APR. Nimara kuyibyina ndahita mbwira Murekatete nawe abereke show ye, kandi nawe uratumiwe muhanzi ushaka kuzaza gutarama, uzatwandikire kuri commentaire nawe tuzagukorere umuti. Reka mbaririmbire indirimbo ya APR. APR ijumi nikosora mu kibuga ukoza amabara kuva Kigali nambarara amacenga ukosoye abana faya faya tamba tamba tambagira wowe jugumira genda gake nitwe tuzi iby'uyu mupira abe oye soja oye mukecuru mweretse impano yanjye wenyereke yawe. Ni igitaramo, tugiye gukora igitaramo burinde bucya. Ngiye kubyina indirimbo ya Reyo, mbyine n'iya APR, mbyine n'iya Kiyovu, mbyine n'iya Gasogi, noneho abantu bose tubataramire mpaka bukeye. Ni karibu rero kuri iki gitaramo twatangiye ku ndirimbo
aperi ijumi nikosora mu kibuga ukoza amabara kuva i Kigali na Mbarara amacenga ukosoye abana faya faya aperi ijumi nikosora mu kibuga ukoza amabara kuva i Kigali na Mbarara amacenga ukosoye abana faya faya tamba tamba tambagira wowe jugumira genda gake nitwe tuzi iby'uyu mupira abe oye soja oye turi target ku mupira faya faya tamba tamba tambagira wowe jugumira genda gake nitwe tuzi iby'uyu mupira Kigali hejuru Rubavu hejuru Musanze hejuru Muhanga hejuru Kayonza hejuru abafana hejuru twese hejuru abafana bacu hejuru olele lele olele aperi ijumi nikosora mu kibuga ukoza amabara kuva i Kigali na Mbarara amacenga ukosoye abana faya faya tamba tamba tambagira wowe jugumira genda gake nitwe tuzi iby'uyu mupira abe oye soja oye turi target ku mupira faya faya tamba tamba tambagira wowe jugumira genda gake nitwe tuzi iby'uyu mupira aperi efuse yuwa wina yuwa special one urabaruta bose urabahiga bose uri uwa mbere ku isi hose mu Rwanda turi ubukombe ku bikombe turi abambere mu Rwanda turabahiga bose ngwino muoneshe ikipe icheza vizuri sana ni aperi efuse kama muoneshe mu kiwanja ikipe icheza vizuri sana ni aperi efuse abana abakecuru inkumi abasaza abasore twese hamwe dufana aperi efuse turabambere OG aperi ijumi nikosora mu kibuga ukoza amabara kuva i Kigali na Mbarara amacenga ukosoye abana faya faya tamba tamba tambagira wowe jugumira genda gake nitwe tuzi iby'uyu mupira abe oye soja oye turi target ku mupira faya faya tamba tamba tambagira wowe jugumira genda gake nitwe tuzi iby'uyu mupira oh yeah like fire oh yeah Okay, kamwereke impano yanjye ku ndirimbo ya Kiyovu. On y va, Lucky Fire, Kiyovu, twende. Kiyovu ya Maulana tardi alaina Kiyovu ya habibi tardi kula wahid Kiyovu ya Maulana tardi alaina Kiyovu ya habibi tardi kula wahid ikiwa ni ushindi unashinda ikiwa ni upendo unapendwa aliwatani sote tunakupenda Kiyovu oye oye ikiwa ni ushindi unashinda ikiwa ni upendo unapendwa aliwatani sote tunakupenda Kiyovu oye oye Kiyovu Siporo FC Kiyovu Siporo. Okay, ni igitaramo rero twaje kubataramira ni ukuvuga ngo twerekana abanyempano cyangwa se abantu bafite impano yaba izo kuririmba izo guhanga komedi cyangwa se n'ibindi. Iki gitaramo rero ni episode ya kabiri. Murabizi ko episode ya mbere twayibazaniye aho benshi batubwiraga ati nimutwereke indirimbo za Reyo iza Peri iza Kiyovu iza Gasogi United. Twaraziberetse rero n'indirimbo nyinshi cyane rero kandi zikunzwe n'abantu benshi duvaho dufite indirimbo ya Kiyovu yasohotse iyo ndirimbo
ndirimbo ya Kiyovu iri mu ndimi eshanu. Iyo ndirimbo ya Kiyovu rero ni nshyashya, turaza kuyibanyurizaho niturangiza igitaramo. Nanone tubafite n'indirimbo y'abakobwa ya Rayon Sport, nayo nshyashya ya kabiri, nayo muri episode ya mbere yabanje kuri iyi, uze kuyireba urayibona. Tubafite n'indi ndirimbo y'abakobwa ya APR, dufite indirimbo ya Rayon Sport y'abadamu, tukajyana n'indirimbo ya APR y'abadamu. Izo ndirimbo nazo muri iki gitaramo mwarazibonye muri episode ya mbere. Shaka episode ya mbere uraza kubona izo ndirimbo zose. Ikindi nanone tubafitiye indirimbo nshyashya ya Rayon Sport nakoranye na Silvizo. Tubafite indi ndirimbo nshyashya nanone nakoranye na Silvizo ya Rayon Sport, nkagira n'indi ndirimbo nshyashya nakoranye na Silvizo ya APR FC. Izo ndirimbo zombi nazikoranye na Silvizo hamwe na Innocent Habumuremyi. N'indi ndirimbo nanone ya Gasogi United nayo nakoranye na Silvizo na Habumuremyi Innocent. Izo ni indirimbo uri busange kuri episode ya mbere twagiye tuzibaha muri commentaire ku malinki, muraza kuzibona izo ndirimbo nshyashya. Harimo n'iya Kiyovu nshyashya, harimo iya APR nshyashya, y'abadamu y'abagore, harimo n'indirimbo ya APR. Indirimbo ya APR nshyashya n'indirimbo y'abadamu ba APR nshyashya, n'indirimbo ya Rayon Sport nshyashya, n'iy'abagore nshyashya. Okay, n'indirimbo nyinshi cyane rero kuri aho ubu uzibona izo ndirimbo rero. Akenshi uretse ko dufite n'izindi ndirimbo zitarasohoka, hari indirimbo za Rayon nyinshi zikiri muri studio, hari indirimbo za APR zikiri muri studio, hari indirimbo nyinshi cyane zitarasohoka za Gasogi mfite muri studio, hari indirimbo za Kiyovu mfite muri studio zitarasohoka. Biba bigoye rero no gukora amashusho no gukora indirimbo, ariko ndashimira bamwe na bamwe bagiye badufasha bakadutera ingabo mu bitugu. Harimo nka Anita Pendo, harimo nka Philipita, harimo nka Saga Mwiza, harimo Nyiribisiga, harimo Perfect, harimo Rocky Kirabiranya, harimo Junior, harimo Sankara, harimo n'abandi benshi cyane bagiye batandukanye. Harimo abakinnyi b'amafilimi bagiye badufasha nk'abandi Mbati, ba Kanyombya, harimo n'abandi b'abanyamakuru ba Manibu, harimo n'abandi bagiye batandukanye nk'aba Pote Mushashi, harimo n'abandi bagiye batandukanye nka ba Dekati, ba Bruce Melody, ba Meddy, ba Debeni. Harimo benshi bagiye batandukanye nka ba Sineke, ba Siniya ku ifarashi, n'abandi benshi cyane ba Didier, n'abandi bagiye batandukanye basaga Mwiza, ba Nyiribisiga, Perfect Nyiribisiga. Hakabamo n'abandi b'abanyamakuru nanone bakora ku bitangazamakuru, ab'imikino ba Rugaju, ba benshi cyane rero bagenda badufasha, ba Kazungu Clever. Harimo n'abandi benshi cyane bagenda badutera ingabo mu bitugu. Turabashimira rero, kandi n'abandi nanone tutabashije kuvuga kuko ni benshi bajya badufasha tukabasha kuba twashyira ibihangano hanze. Ariko nawe wadufasha ku giceri cya 50 ushobora kugishyira kuri momo yacu, kuko igiceri 50 kiba gihagije gusa, natwe tukongeranya tukaba twabasha gusohora indirimbo z'amakipe atandukanye zitarajya hanze. Ku giceri cya 50 rero ukidushyiriye kuri momo cyangwa kuri mobile money, icyo giceri 50 cyadufasha, kubera ko urumva tuba dufite abafana benshi, abo hanze, abo mu Rwanda, abo muri diaspora. Ni ukuvuga ngo kubw'ubushobozi bwawe hari nimero rero tujya dukoresha ya 0782131354. No muri episode ya mbere iyo nimero narayibahaye muri commentaire, ni nimero ya 0782131354. ndaza no kongera kuyibaha muri commentaire. Iyo nimero wayishyiraho igiceri cya 50 ugahita ubona amazina Emmanuel Dusabimana nayibarujeho. Imana ikomeze guha umugisha. Rero twari dukomeje igitaramo cyacu, ni karibu muze dutarame. Tukaba twatumiye umwe, ni ukuvuga ngo twe twazanye undi ukomeye cyane w'umukomedi ufite impano nyinshi zitandukanye. Twari twamuzanye rero, bamwita Murekatete. Murekatete rero yari yanyandikiye muri commentaire arambwira ati ndashaka kuzaza kwerekana impano zanjye mu gitaramo cyitwa ibitaramo bya Rayon Sport na APR na Kiyovu na Gasogi United. Ati ndashaka kuzaza muri icyo gitaramo nkerekana impano yanjye. Uwo rero Murekatete twari twamutumiye, nawe arimo kutwereka impano ye. Nawe mu kanya turaza kumubwira yongera dusubiriremo kuri ya mpano ye. N'abanyempano benshi cyane muratumiwe muri iki gitaramo, kandi ni cyiza cyane. Reka rero dusabe Murekatete mu kanya aze kutwereka
aze kutwereka ibihangano bye, reka tumusabe mu kanya. Muri katete wacu On y va, Lucky Fire, Kiyovu, twende. Kiyovu Kiyovu ya Maulana tardiya alaina, Kiyovu Kiyovu ya habibi tardi kula wahid, Kiyovu Kiyovu ya Maulana tardiya alaina, Kiyovu Kiyovu ya habibi tardi kula wahid. Ikiwa ni ushindi unashinda, ikiwa ni upendo unapendwa, aliwatani sote tunakupenda Kiyovu oye oye. Ikiwa ni ushindi unashinda, ikiwa ni upendo unapendwa, aliwatani sote tunakupenda Kiyovu oye oye. Kiyovu Siporo FC, Kiyovu Siporo FC. You are winner, you are champion, you are the one. Defenseur mediane, attaque turi number one. Kiyovu Siporo FC, Kiyovu Siporo FC. Mu mahanguru wa mbere, kwisuru wa mbere. Ikiwa ni ushindi unashinda, ikiwa ni upendo unapendwa, aliwatani sote tunakupenda Kiyovu oye oye. Ikiwa ni ushindi unashinda, ikiwa ni upendo unapendwa, aliwatani sote tunakupenda Kiyovu oye oye. Kiyovu Kiyovu ya Maulana tardiya alaina, Kiyovu Kiyovu ya habibi tardi kula wahid, Kiyovu Kiyovu ya Maulana tardiya alaina, Kiyovu Kiyovu ya habibi tardi kula wahid. Ikiwa ni ushindi unashinda, ikiwa ni upendo unapendwa, aliwatani sote tunakupenda Kiyovu oye oye. Ikiwa ni ushindi unashinda, ikiwa ni upendo unapendwa, aliwatani sote tunakupenda Kiyovu oye oye. Kiyovu Siporo FC, you are winner, you are champion. Bantu bote muri ko tayari mbaoneshe ikipe icheza vizuri sana. Kiyovu Siporo FC, kwisi hose uri uwa mbere, uri superstar. Amakipe menshi yakumvishije ako ku mutima, uri uwa mbere mu kibuga, uri uwa mbere, amashoti amacenga turabahiga bose, turi number one. Ikiwa ni ushindi unashinda, ikiwa ni upendo unapendwa, aliwatani sote tunakupenda Kiyovu oye oye. Kiyovu Kiyovu ya Maulana tardiya alaina, Kiyovu Kiyovu ya habibi tardi kula wahid, Kiyovu Kiyovu ya Maulana tardiya alaina, Kiyovu Kiyovu ya habibi tardi kula wahid. Ikiwa ni ushindi unashinda, ikiwa ni upendo unapendwa, aliwatani sote tunakupenda Kiyovu oye oye. Ikiwa ni ushindi unashinda, ikiwa ni upendo unapendwa, aliwatani sote tunakupenda Kiyovu oye oye. Ikiwa ni ushindi unashinda, ikiwa ni upendo unapendwa, aliwatani sote tunakupenda Kiyovu oye oye. Ikiwa ni ushindi unashinda, ikiwa ni upendo unapendwa, aliwatani sote tunakupenda Kiyovu oye oye. uhagaze nkwereke impano yanjye, nkwereke impano yanjye, hagarara hariya nanjye nkwereke impano yanjye mfite. Zimwe mu ndirimbo za Reyo zakunzwe nziza cyane, nshaka kukwereka zimwe mu mpano nakoze zagiye zikunda. Natangiye kuririmba indirimbo nshyashya ya Reyo Siporo. Iyi ni indirimbo ya Reyo Siporo. Rero ngiye kukwereka n'indi ndirimbo, ariko niyo mpamvu nashaka kubwira n'abandi bafana, mu gihe ngiye kukwereka ikindi gihangano cyanjye, hari abandi bafana twatumiye tugira ngo mbereke. Ni ukuvuga ngo rero iyi ndirimbo harimo ya Reyo, ya APR, muri busange muri komanteri, ariko cyane cyane nk'abafana ba Reyo Siporo tubafitiye indirimbo nshyashya. Izo ndirimbo zasohotse ziri kuri YouTube channel yitwa Ibitaramo bya Reyo Siporo na APR na Gasogi United na Kiyovu. Izo ndirimbo rero wazisanga kuri channel yacu ya YouTube, aho wandika Ibitaramo bya Reyo Siporo na APR na Gasogi United na Kiyovu. Izo ndirimbo urazibona, ariko hakaba hari n'indirimbo nshyashya nasohoye ya APR ni ya Reyo Siporo.
indirimbo rero ya Rayon Sport nasohoye indirimbo zigera kuri 4 nazo muri iki gitaramo turazibacishirizaho, aho turi bubereke indirimbo ya APR FC, turi bubereke indirimbo ya Gasogi United n'indirimbo ya Rayon Sport. Iyo ndirimbo ya Rayon Sport rero dore ukuntu iteye. Iyo ndirimbo ya Rayon Sport rero ukuntu iteye, harimo iyo nabahaye muri episode ya mbere. Iyo muri episode ya mbere rero, iyo ndirimbo muri episode ya mbere ni indirimbo ya Rayon Sport nakoze mu ndimi 5. Iyo ndirimbo ya Rayon Sport nakoze mu ndimi 5 urayisanga kuri episode ya mbere yitwa ibitaramo bya Rayon Sport na APR na Gasogi United na Kiyovu. Iyo ndirimbo rero uraza kuyisanga kuri episode ya mbere uyirebe. Ambo ikindi nanone rongira ngo nkwereke ikindi nakoze, uraza kubona n'indirimbo za Rayon Sport nshyashya, harimo iy'abadamu, iy'abahungu, hari niyo nakoranye na Servizo ndi bubereke muri kino gitaramo. Ariko ikindi nanone ndashaka kubereka indirimbo ya APR ya Rayon Sport y'abadamu n'indirimbo y'abagabo ya Rayon Sport. Ubu noneho ndabereka yo nakoranye na Servizo nshyashya. Ariko niba ushaka indirimbo y'abadamu ya Rayon Sport n'indirimbo nakoreye Rayon Sport iri mu ndimi 5, harimo Icyongereza, Igifaransa, Igiswahili, Icyarabu n'Ikinyarwanda, jya kuri episode ya mbere nayo urayibona. Okay, sawa rero, reka mu kanya rero tugiye gutarama, tugiye gukurikizaho ikipe ya Noza ya Gasogi United. Rero muratumiwe rero abafana bari bo bose, yaba ari abafana ba Gasogi, abafana ba Kiyovu, abafana ba APR, abafana n'ayandi makipe, mwese muratumiwe rero, kuko hano twakira abantu benshi bagiye batandukanye. Ariko nkavuga ni nawe ushaka kudushyigikira, nk'ubu ngubu tuba dufite indirimbo nyinshi cyane ziri ku YouTube, tuba dufite indirimbo nyinshi zaheze mu studio, dufite indirimbo nyinshi zaheze ku producer. Ariko nawe wanadushyigikira, urumva wanadushyigikira, kuko hari na benshi cyane bagiye badushyigikira, benshi cyane tujya dushima abo ku mbuga nkoranyambaga, mujya mubona ba Dekati bahita badupostinga, ba Nita Pendo, ba Noza, ba Yanga Grace, ba Medi, bantu bose baba badupostinga, ba Butera Knowless, hari n'abandi benshi cyane nka ba Shoshomora, harimo na ba Papa Save, harimo na ba Ndimbati. No kuvuga ngo hari benshi cyane bagiye batandukanye bahita badupostinga. Ariko Imana ibaha umugisha, n'abandi benshi cyane nagiye ndondora, abangabo mubona mu mafilimi nabo baradufasha, n'abandi benshi cyane. Nawe rero ushobora kudufasha, indirimbo dufite mu studio tukaba twazisohora, indirimbo dufite kwa producer tukaba twazisohora, kandi nawe wadufasha, kubera ko gukora amashusho no gukora indirimbo ntago biba byoroshye, biba bisaba ko n'ubufasha bwanyu nabwo bugira gute, nabwo buboneka. Ku bufasha bwanyu rero, wenda byibuze niyo ufite igiceri cya 50 gusa ukagishyira kuri momo yacu, n'ukuri nabwo wabudufashije. Uko umuntu yifite yadufasha tukabasha gusohora indirimbo z'amakipe yawe ukunda, kandi Imana yaguha umugisha. Hari nimero rero bajye banshyiriraho ushaka nko kugira ngo dushyikire mu ndirimbo, tube twasohora ibihangano byinshi cyane. Hari nimero ya 0785221354, nimero ya 0785221354. Iyo ndirimbo rero iri hehe? Iyo ndirimbo nanayishyize no muri komanteri, waza no kugira akantu ushyiraho niyo kaba gakeya. Imana igire gute, Imana iguha umugisha. Reka tugaruke mu kanya hamwe n'igitaramo tugiye gukurikizaho Gasogi United. Muratumiwe. Rayon Sport, ikipe y'Imana. Rayon Sport, ikipe y'Imana. Bururu n'umweru biduhaye ponyo, bafana bacu mufata amafoto, bana bacu mwirire ku makwaca, hago ni yacu mukura amashapo, urebye neza twe dusa nk'abakapo, popopo tubarenze ibikoryo, abaleyo oye. Rayon Sport, ikipe y'Imana. Rayon Sport, ikipe y'Imana.
Rayon Sport FC mu Rwanda turabambere, mu mahanga turabambere, turabahiga bose, ibikombe byose ni ibyacu. Rayon Sport FC duturuka Nyanza ya Butare, mu Rwanda turubukombe, amahanga menshi, ibihugu byinshi iyo bitwumvishe birikanga. Mu kibuga dutanga ikosora, akama mu kiwanja muboneshe ikipe iceza bizuri sana. Ni Rayon Sport FC, mu macenga mu mashote turabambere. Rayon Sport FC, you are winner, you are champion, turabahiga bose. Twagiye rero ku ndirimbo ya Gasogi United. Igitaramo cyacu kirakomeje rero, uko mubibona birashyushye, dufite indirimbo nshyashya za Gasogi United. Okay, niyo mpamvu rero nabwira Angelo Mutaruka na Kenisi nkabwira ni mutushakire n'ikipe y'abagore, nanabaha n'ikipe mfite bita AS Kabuye, tukayihindura Gasogi United. Iyo ndirimbo rero ya AS Kabuye nayiha Kenisi imfura y'iwacu hamwe na Angelo Mutabaruka, igahinduka Gasogi United. Ubundi noneho tukaguma mu buryohe. Tukazajya dukorera indirimbo ya Gasogi United y'abagabo, indirimbo n'iy'abagore nayo tukazajya tuyikorera indirimbo. Dufite rero indirimbo nyinshi za Gasogi United, nyinshi cyane, kuko nitwe bantu ba mbere bahimbye indirimbo bwa mbere mu Rwanda, indirimbo ya Gasogi United. Abandi wenda baje nyuma, ariko nitwe twabanje indirimbo za Gasogi United. Ngafite nk'indirimbo zigera nko kuri 20. Hari izindi rero zitarasohoka zikiri muri studio, ariko ejo bundi hariyo nakoranye na Silvizo na Habumuremyi Innocent nanjye rero. Iyo ndirimbo twakoranye niyo nshyashya iri hanze ko bafana ba Gasogi United. Rero dufite indirimbo nyinshi cyane ziri mu studio zitarasohoka, ariko ushaka kugira ngo dufashe, ushaka kugira ngo dushyigikire, ushaka kugira ngo dutere ingabo mu bitugu, n'izi ndirimbo za Gasogi United zikiri mu studio, zikiri kwa producer, tukabasha kuzishyira hanze. Abafana rero wenda mwadufasha, cyangwa se n'abandi bantu bakunda siporo, mushobora kudushyigikira ku giciro cya 50. Rero ushobora kudushyira nko kuri momo yacu ya 078 52 13 54. Nimero yacu ni 078 52 13 54. Ibaruyeho Emmanuel Dusabimana. Ushaka kudushyigikira, ushaka kugira ngo udufashe, Imana yaguha umugisha kandi yakugirira neza. Dufashe turebe kuntu izi ndirimbo twazisora, twazishyira hanze, kandi Imana yakomeza kubana nawe. Turashimira benshi cyane bajya badufasha bakadutera ingabo mu bitugu. Imana ibagirire neza. Reka mbereke show ya Gasogi United, mbabyinire no kuri iyi ndirimbo ya Gasogi United. Nimara kuyibabyiniraho, ndaza no kuyibereka nyuma y'iki gitaramo ngiye kubaririmbira no kubabyinira. Ndaza no kuyibereka iyi ndirimbo ya Gasogi United, muyirebe irangire yose, kuko indirimbo nshyashya. Hari n'izindi tuzabereka. Reka mbahe show mbabyinire kuri indirimbo ya Gasogi United. Uzamushinja ibindi tsinzi tahi wacu Gasogi yewe Gasogi yacu we, ururu babyingwe, Kenisi wacu we, Gasogi yacu we, ururu babyingwe, Kenisi wacu we. Abana banjye we bakunda gukina, nanjye nkishima bambe. Kenisi ku murindi yahashinze ibikingi, uzamushinja ibindi tsinzi tahi wacu Gasogi yewe. Uzamushinja ibindi tsinzi tahi wacu Gasogi yewe. Gasogi yacu we, ururu babyingwe, Kenisi wacu we. Gasogi yacu we, ururu babyingwe, Kenisi wacu we. Abana banjye we bakunda gukina, nanjye nkishima bambe. Kenisi ku murindi yaha
yahashinze ibikingi uzamushinja ibindi nsinzi itaha iwacu gasogi yewe gasogi yacu we uru rubambye ngwe kenisi wacu we gasogi yacu we uru rubambye ngwe kenisi wacu we Gasogi FC tsinda Riyo Gasogi FC tsinda Kiyovu Gasogi FC tsinda APR tukigamba tucyokomanye Gasogi FC uri namanyi uri no mivuta gatonda yagusumurwa banange nagamba Gasogi ni number 1 ni special one isi ku murindi yahashinze ibikingi uzamushinja ibindi nsinzi itaha iwacu Gasogi yewe gasogi yacu we uru rubambye ngwe kenisi wacu we gasogi yacu we uru rubambye ngwe kenisi wacu we uzamushinja ibindi nsinzi itaha iwacu gasogi yewe APR FC نحفظك كلنا APR FC نحفظك كلنا تلعب كرة القدم جيد جدا تلعب كرة القدم جيد جدا ulimwengu wote unakupenda walimwengu wote tunakuhitaji ulimwengu wote unakupenda walimwengu wote tunakuhitaji Mashoti mapase matenga APR FC uru wa mbere APR FC turagufana turagufana APR FC نحفظك كلنا APR FC نحفظك كلنا تلعب كرة القدم جيد جدا تلعب كرة القدم جيد جدا ulimwengu wote unakupenda walimwengu wote tunakuhitaji ulimwengu wote unakupenda walimwengu wote tunakuhitaji sasa bantu bote muri tayari mbaoneshe ikipe icheza vizuri kama mu kiwanja muoneshe ikipe ya APR FC ikipe icheza vizuri sana ukitegeta ucyokomanye icyokubiri icyomukama ikipe ya APR FC mungayibarikiye sana uri ko mivuta ugambe byamanye gatonda yagusumurura uri ko mugisha you are winner you are champion you are winner uri wa mbere ku isi hose urabahiga bose uri number 1 APR FC نحفظك كلنا APR FC نحفظك كلنا تلعب كرة القدم جيد جدا تلعب كرة القدم جيد جدا ulimwengu wote unakupenda walimwengu wote tunakuhitaji ulimwengu wote unakupenda walimwengu wote tunakuhitaji APR FC نحفظك كلنا APR FC نحفظك كلنا تلعب كرة القدم جيد جدا تلعب كرة القدم جيد جدا ulimwengu wote unakupenda walimwengu wote tunakuhitaji ulimwengu wote unakupenda walimwengu wote tunakuhitaji aha
الرجال ونساء أولاد وبنات الصغير أو الكبير كلهم يحبوك. ريوس بورو يا حبيبي نحبك، تلعب كرة القدم جميلة. ريوس بورو يا حبيبي نحبك، تلعب كرة القدم جميلة. الرجال ونساء أولاد وبنات الصغير أو الكبير كلهم يحبوك. الرجال ونساء أولاد وبنات الصغير أو الكبير كلهم يحبوك. Reyes Polo nshuti dukunda turagufana, abagabo n'abagore twese turagufana, abasore n'inkumi twese turagufana, abakuru n'abato bose baragukunda. الرجال ونساء أولاد وبنات الصغير أو الكبير كلهم يحبوك. الرجال ونساء أولاد وبنات الصغير أو الكبير كلهم يحبوك. ريوس بورو يا حبيبي نحبك، تلعب كرة القدم جميلة. ريوس بورو يا حبيبي نحبك، تلعب كرة القدم جميلة. الرجال ونساء أولاد وبنات الصغير أو الكبير كلهم يحبوك. الرجال ونساء أولاد وبنات الصغير أو الكبير كلهم يحبوك. abariye siporo turi number one mu mahanga, turabambere ku isi hose, turabambere abariye siporo ku isi, turabahiga bose. You are winner, you are champion, you are number one, you are special. Ku isi hose uri uwa mbere, mugakubariki sana. uri komifuta ugamba iby'amanyi, gatonda yagusumurura uri komifuta. abubwira mwogereriye siporo ni iya mbere, ugitegeta ucyokomanye icyo kubiri icyo mukama. أولاد وبنات الصغير أو الكبير كلهم يحبوك. ريوس بورو يا حبيبي نحبك، تلعب كرة القدم جميلة. ريوس بورو يا حبيبي نحبك، تلعب كرة القدم جميلة. الرجال ونساء أولاد وبنات الصغير أو الكبير كلهم يحبوك. الرجال ونساء أولاد وبنات الصغير أو الكبير كلهم يحبوك. ريوس بورو يا حبيبي نحبك، تلعب كرة القدم جميلة. ريوس بورو يا حبيبي نحبك، تلعب كرة القدم جميلة. الرجال ونساء أولاد وبنات الصغير أو الكبير كلهم يحبوك. الرجال ونساء أولاد وبنات الصغير أو الكبير كلهم يحبوك. Lucky Fire, Queenie Nelly, twende. 이래그래 위로들래 도움들래 바꿔 your sway. Just trying someone new. Just trying someone new. Just trying to dance. 이래그래 someone new. Just trying to dance. My name is writing on table. Fata feri nibuba utagira intego, byaba byiza ubaye ubungabunga inseko. Sigi hano mu gihe uri wenyine, ntitubyina nk'ibisambo, turi mu gikorwa na bintu by'amagambo. Ibyo namenye mu muzika. Just trying to dance. Rocky Fire. And if this fire, in it up with the music.
kenshi tuvugana ufite umutima mwiza muri wowe intekerezo zambanye urusobe oberi ndagukeneye binera korazora kureba iyo ndoro binera korazora iyo ndi kureba iyo nseko bivuze ukuri nagukina n'urukundo bivuze ukuri nagukina n'urukundo nkunda wowe I like your love I like your love You enough for me I didn't expect you would Oh, stay with me binera korazora kureba iyo ndoro binera korazora iyo ndi kureba iyo nseko Daddy, I really need you, baby. I really love you because, babe, you amazing. Sinabona undi nkawe nabwira ngo tubane kukugira bimpa amahoro urabaruta kuko ufite umwihariko nerwa ishema nuko turi mu rukundo nikundira kudashidikanya kubyo mvuga nibyo ngukorera uru rukundo rurambe bibe paka dushaje OG apera ijumi nikosora mu kibuga ukoza amabara kuva i Kigali nambarara amacenga ukosoye abana faya tambagira wowe jugumira genda gake nitwe tuzi iby'uyu mupira abe oye soja oye turi tageti ku mupira faya tambagira wowe jugumira genda gake nitwe tuzi iby'uyu mupira Kigali hejuru Rubavu hejuru Musanze hejuru Muhanga hejuru Kayonza hejuru abafana hejuru twese hejuru abafana bacu hejuru olele lele olele lele OG apera ijumi nikosora mu kibuga ukoza amabara kuva i Kigali nambarara amacenga ukosoye abana faya tambagira wowe jugumira genda gake nitwe tuzi iby'uyu mupira abe oye soja oye turi tageti ku mupira faya tambagira wowe jugumira genda gake nitwe tuzi iby'uyu mupira aperi efuse yuwa wina yuwa sipesho wanu urabaruta bose urabahiga bose uri uwa mbere ku isi hose mu Rwanda turi ubukombe ku bikombe turi abambere mu Rwanda turabahiga bose ngwino muoneshe ikipe icheza vizuri sana ni aperi efuse kama muoneshe mu kiwanja ikipe icheza vizuri sana ni aperi efuse abana abakecuru inkumi abasaza abasore twese hamwe dufana aperi efuse turi abambere OG apera ijumi nikosora mu kibuga ukoza amabara kuva i Kigali nambarara amacenga ukosoye abana faya tambagira wowe jugumira genda gake nitwe tuzi iby'uyu mupira abe oye soja oye turi tageti ku mupira
ikipe y'Imana. Chupa chupa Ururu n'umweru biduhaye ponyo, bafana bacu mufata amafoto, bana bacu mwirire ku makwaca, hago ni yacu mukura amashapo, urebye neza twe dusa nk'abakapo, popopo tubarenze ibikoryo, abaleyo oye Reyo Siporo, ikipe y'Imana. Reyo Siporo, ikipe y'Imana. chupa chupa Siporo FC, Riye Siporo FC, mu Rwanda turabambere, mu mahanga turabambere, turabahiga bose, ibikombe byose ni ibyacu. Riye Siporo FC, duturuka Nyanza ya Butare, mu Rwanda turubukombe, amahanga menshi, ibihugu byinshi, iyo bitwumvishe birikanga, mu kibuga dutanga ikosora, akama mu kiwanja muboneshe ikipe iceza bizuri sana. Ni Riye Siporo FC, mu macenga, mu mashote turabambere. Riye Siporo FC, you are winner, you are champion, turabahiga bose. chupa chupa Dear brothers and sisters, nshuti bavandimwe na bashiki banjye, excuse me mumbabarire kuko mvuga mu Gitaliyani, because I speak in Italian, but simvuga mu Cyongereza. I'm not speaking English. Ariko simvuga mu Gitaliyani, I will speak no Italian, no English. simvuga yewe no mu Cyongereza, ahubwo ndavuga ururimi rw'umutima. Mbabwije ukuri kutagira imbereka, icyo ngiye kubabwira ni ukuri gucukumbuye cyane. Mugomba kumenya ikintu nakomeje kugira ibanga igihe kirekire. Biroroshye cyane, ibintu ni bibiri. Tugomba kubaha Bibiliya kandi tukayireka ikisobanura, nk'uko ikirere wabyemera utabyemera ari ubururu, uko niko kuri. Reka mbisobanure cyane niba ibyo mutabyumvise. Ibirimo bibera hano byose ni ubuhanuzi bukomeye cyane. Tony Parma azi ibyo mvuga ibyo ari byo. Mu gihe gito gishize nibwo nabonye ko Bibiliya ari ukuri kandi vuga neza kuri izi nama zo kwihuza ngo habeho amahoro. Yego, zigendereye amahoro n'umutekano, ariko ukuri ni uko Bibiliya ivuga ko hazabaho kurimbuka gutunguranye, kuzahita kubaho. Kuratunguranye kubera ko tubayeho mu gihe cy'imperuka kandi tumeze nk'aho Yezu atazagaruka. Icyo Roho Mutagatifu avuga ni uko turi akazuyaze kandi twibwira ko twakijwe, nyamara atari ko biri. Mu by'ukuri turi impumyi, abatini, ndetse twambaye ubusa hose. Mbabajwe cyane n'ibirimo bibaho, ndetse yemwe no mu buzima bwanjye bwite, ndetse no mu mibereho yacu yo kwishyira hejuru. Ni iby'ukuri imiryango yanyu ntigomba kunkurikira cyangwa ngo ikomeze kundebaho. Bitabaye ibyo mwebwe ndetse n'imiryango yanyu muzayobywa kandi muzajugunywa mu nyanja yaka umuriro. N'abana bo mu muryango baransoma, kandi
ababyeyi bagomba kumenya ibyo neza, bakeneye kumenya ukuri kunyerekeyeho. Ntabwo ari byiza na gato, ndetse mfite n'isoni zo kubivuga, ariko mfite imigambi y'ibanga yo kubayobya. Yego, biragaragara nk'aho ari byiza guhuriza abantu hamwe, nkabungira mu idini imwe ku isi yose, maze muri ubwo buryo nkabagenzura neza, kandi mwese mukandamya, kandi mukundamya ni ukwakira ikimenyetso cy'inyamaswa. Ibyo ntimubishaka, ariko uburyo mwabyirinda gusa ni ukumenya Imana. Yego, mukeneye no kwiga ijambo ry'Imana mutajenjetse, cyane cyane igitabo cy'ibyahishuwe ndetse na Daniyeli byerekana kiliziya y'ukuri y'Imana ndetse na kiliziya ya Satani iyo ariyo. Kandi muramutse mumenya itandukaniro ry'ibyo, ntibishoboka kubayobya. Niba umuntu yaraje akababwira ngo mujye muri iriya kiliziya kuko hari roho mutagatifu, ugomba kumubwira uti ndajyayo ari uko mwitondera amategeko y'Imana, cyane cyane Saturday, itegeko rya 4 ry'isabato, si ku cyumweru. Ubyumve neza. Maze uwo muntu akakubaza ati bitwaye iki gusenga ku cyumweru? Ntacyo bimaze umunsi wose wasengaho. Ntimukaba abahezanguni ngo mukabye, maze bakakugira urw'amenyo kandi bakakwita umufungamutwe. Buziye kubura agaciro, ibisazi ndetse n'uburyarya. Murabibona, twebwe abayobozi bo muri Kiliziya Gatolika twahinduye amategeko y'Imana. Twamaganye itegeko rya 2 tubyigizayo, kandi duhindura irya 4 duhita tugabanya irya 12 kugira ngo bikomeze kugaragara ko hariho amategeko 10 kandi atari ko bimeze mu by'ukuri. Iri ni ibanga twahishe igihe kirekire kandi abantu benshi ntibabimenye. Mwese mwayobejwe n'igishuko cyacu cyakoranywe uburyarya kandi cyitondewe. Ubu muramye ibigirwamana kandi musenga Mariya, nyamara yarapfuye. Ni igihe cyo guhagarika ibyo bitagira umumaro. Ibi ndabibabwira, ariko ntimurakare. Gusa nijye munyabugome uvugwa muri Bibiliya, kandi Bibiliya yita Kiliziya Gatolika nyina w'abamaraya. Nzi ko bibabaje, ariko ikibabaje kurushaho cyerekeye ku baprotestanti benshi. Abaprotestanti basubiye inyuma kandi baguye. Uko Kristo abita ndetse n'ijambo ry'Imana bitwa abakobwa ba maraya, kuko bose bagiye kwihuza na nyina ku iherezo. Kandi twese hamwe tuzakira ikimenyetso cy'inyamaswa, ariryo tegeko ry'icyumweru. Lasciarmi parlare la lingua del cuore. Kandi abazakomeza kweza isabato y'ukuri, Saturday, bazahigwa nk'imbwa. Ni ubugome ndabizi, ariko mbabajwe cyane namwe muhitamo kwezi icyumweru kuko Imana izabahiga. Kandi mu muzuko wa 2 nibwo muzamenya ko mwari ibigoryi cyane, ariko muzaba mwarakerewe cyane. Muzavuga muti ariko Mana ntitwabimenye. Ariko izavuga iti mwagomba kubimenya. Narabigaragaje neza mu ijambo ryanjye, cyane cyane mu gitabo cy'ibyahishuwe. Nabahaye imiburo myinshi kandi mbohereza ababwiriza, ariko amatwi yanyu yarabaryaga mwifuza kwiyumvira Joyce Meyer na Joel Osteen. Mutekereza ko mwaba abakristo kandi mukanareba imyidagaduro, ibizira birimbura, kandi si ibyo gusa, mwanezezwa n'imikino ndetse n'imbyino z'abadayimoni, mugaharanira kureba movie yasohotse muri iyo minsi. Oya, ntibishoboka kuba umukristo w'imitima ibiri. Mugomba gukorera umutwaro umwe vuba cyane. Mugiye guhitamo, kuko jyewe uruguma rwanjye rugiye gukira. Mukwiye kureka ibyaha byanyu kandi mukihana. Bitabaye ibyo ntimuzaba mwiteguye. Ni igihe cyo gukanguka rero. Ubwo murakoze. Sinshobora kwizera ibyo bintu avuze. Ntimwite ku ijambo na rimwe yavuze. Aravuga ko ari Imana kandi ko mugomba kumuramya. Rero nimumuramye mwese, ibindi mubyirengagize. Tugomba kuba abakobwa ba maraya kandi ntimukeneye kumva ukuri kuva mu ijuru. Nimutahe, ariko ntimushyire kuri YouTube byavugiwe aha.